turabashoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese abakunzi ba Glory House TV, turabashoje kandi tubifuje amahoro y'Imana, tubifuje ubuntu bw'Imana, ndetse tubasabiye umugisha wo gushobora kumva neza ijambo ry'Imana mu mwanya tugiye kumarana tuganira ku ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe ni mu mwanya w'ijambo ry'Imana dusangira kandi dufatanya kwiga, kubera yuko ijambo ry'Imana nkunda kubibabwira kenshi, ijambo ry'Imana Bibiliya ubwayo iravuga ngo ni indorerwamo twireberamo tukamenya abo turi bo, tukamenya uko dusa, tukamenya uko duteye, tukimenya muri makeya. Rero ni byiza ko umuntu yahora muri iryo jambo. Niba twese dushobora kumara kwitunganya mu gitondo tugiye ku kazi, tugashobora mu madushe yacu usanga harimo za miruwari, tukireba tukamenya neza yuko wisize neza, wambaye neza, usa neza, kugira ngo wumve uri umuntu ushobora gusohoka hanze utari bugawe. Rero ijambo ry'Imana naryo niko rimeze, ni indorerwamo twireberamo, ni indorerwamo twireberamo umunsi ku munsi, uko bwije uko bukeye. Rituma tumenya aho duhagaze, rituma tumenya icyo twakora mu bihe biba bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bihe biba bitoroshye bimeze nk'ibyo turimo muri ibi bihe bya Covid. Ariko nk'uko twavugaga ubushize, bitari ibihe bishobora gutuma duheranwa nabyo ngo bidutwaze igitugu cyangwa se bigaragare yuko twabitsindiwemo, ahubwo muri iryo jambo ry'Imana haba harimo uburyo dushobora gutsinda, haba harimo uburyo dushobora kunesha, haba harimo uburyo dushobora kubona ibisubizo bitandukanye. Niyo mpamvu tuba tugomba guhora turirebamo, turishakishamo icyatuma tubona ibyo dukeneye byose, nibyo twifuza, cyane cyane amahoro y'Imana. Nicyo kintu gikomeye mu mitima yacu, kugira ngo ushobore kugira icyo ukora, ushobore kugira ibyo ugeraho, ugomba kuba ufite amahoro yo mu mutima. Rero uyu munsi ndumva ashaka ko tuvuga amagambo, nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo reka kubaho uhangayitse. Reka kubaho uhangayitse, reka kubaho ubuzima buhangayitse, wumve ufite amahoro yo mu mutima. Aya mahoro yo mu mutima twavugaga niyo atuma umuntu wese ashobora gukora ibyo akora bikamuhira, ashobora gukora ibyo akora bigatera imbere. Udafite aya mahoro ntacyo byatanga, ntacyo wageraho, hari ibintu byinshi utashobora gukora. Rero reka dutangire mu ijambo ry'Imana, dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Nkunda ibitabo by'abahanuzi kubera ko kenshi ntabwo ari uko ari ugukunda gusa ibitabo by'abahanuzi, ahubwo ni uko n'amagambo aba arimo kenshi aba ari ubuhanuzi. Rero tugomba no kuba tuyatekerezaho cyane, kugira ngo ashobore no gukora mu buzima bwacu mu bihe bigiye bitandukanye. Yesaya 26 umurongo wa 12: Uwiteka uzadutunganiriza amahoro, kandi ibyo dukora byose ni wowe ubidusohoreza. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Aya magambo uyu muhanuzi Yesaya akavuga ngo Uwiteka ni wowe udusohoreza amahoro, Uwiteka ni wowe uduha amahoro, Uwiteka ni wowe utuma tugera ku mahoro, ni wowe utuma tuyagira, ni wowe utuma tuyabona, ni wowe utuma amahoro aboneka mu buzima bwacu. Ngo kandi ibyo dukora byose ni wowe ubidusohoreza. Haleluya. Bivuze ikintu uvuga ko Imana niyo yonyine ishobora gutuma umuntu abona amahoro yo mu mutima. Twigeze kubivuga rimwe, ntabwo amahoro aboneka kubera yuko uwungutse, wacuruje ukunguka. Ntabwo amahoro aboneka kubera ko umushahara wabonetse. Ni byiza ibyo byose, ariko amahoro Imana ivuga mu ijambo ryayo atandukanye n'amahoro wabona kubera ko wabonye umushahara. Kuko abantu bose ntago bafite akazi nk'ako ufite, abantu bose ntago bacuruza. Rero nuvuga ko hari ubuzima ushobora kwisangamo
uwakoraga bizinesi ugasanga itarimo gukora, ugasanga nta buzima ifite. None se kubera yuko idafite ubuzima, biravuga ko ubuzima bwawe nabwo burangiye? Kuko ntabwo ubuzima bwawe bugomba kuba bushingiye ku kintu icyo ari cyo cyose hano muri iyi si, kubera ko ibyo muri iyi si byose bifite garanti kandi bifite uburyo bishobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Rero ni byiza yuko ubuzima cyangwa se ibyiringiro byacu n'imibereho yacu tugomba kubirebera mu Mana, tugomba kubishakira ku Mana, nta handi twabishakira. Niyo mpamvu iyi Mana Uwiteka niwe udutunganiriza amahoro, niwe udutegurira amahoro, niwe uduha amahoro. Iyo aduhaye amahoro bituma ibyo dukora byose bishobora gusohoza amahoro, nabyo bishobora kugerwaho. Nibyo twavugaga, igihe cyose udafite amahoro, amahoro akomoka ku Mana, amahoro y'Imana, ntabwo bishoboka yuko uyu mutima washobora gukora ibintu ngo bitungane cyangwa se ngo bigerweho. Niyo mpamvu hano uyu mwanditsi, uyu muhanuzi avuga yuko kandi ibyo dukora byose ni wowe ubidusohoreza. Haleluya. Nicyo tuba twifuza, nicyo gituma dukomeza kuvuga amagambo ameze nk'aya, ni ukugira ngo mu mitima yanyu haganzemo amahoro ya Kristo, haganzemo amahoro y'Imana. Aya mahoro Kristo yavuze, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ayo mahoro ariyo wumva ukwiriye gutunga kugira ngo agushoboze no kugira ibyo ukora, Imana ibashe kubisohoza kubera yuko ufite amahoro yayo muri wowe. Rero ni byiza yuko umuntu yakomeza kubaho mu buzima bumeze gutyo, kandi burashoboka, birashoboka. Byo tuvuga kenshi turi abagabo bo kubihamya, kubera yuko tubonye byinshi Imana ikora mu buzima bwacu bishingiye mu kuba hari ijambo ry'Imana wizereyemo, usengeramo, utekererezamo, kuko niryo ridushoboza, niryo ridushoboza ryonyine. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Iki cyanditswe ngira ngo ni cyanditswe nari maze kukivuga n'ubundi, ariko reka tugisome. Kivuga uburyo Kristo yadusigiye amahoro, aduhaye amahoro. Murongo wa 27, Yohana 14 murongo wa 27, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Iyo Yesu avuga aya magambo ayabwira abigishwa be, yarabizi neza yuko mu gihe azaba agiye bazahura n'ingorane nyinshi. No mu gihe yari ataragenda, aya magambo yavugaga mbere yuko abambwa ku musaraba. Yarabibonaga yuko hari akaga bagiye guhura nako, hari ibibazo bikomeye bagiye guhura nabyo, hari ubuzima bagiye guhura nabwo bukomeye butaboroheye, kuko mu gihe bari kumwe nta kintu baburaga. Babaga badafite ibyo kurya, amafi bakayazana akayatubura, bazana imigati akayitubura bakarya bakamererwa neza. Ndetse babura n'umusoro, Petero igihe kimwe amubwiye iby'umusoro aramubwira ati genda urobe ifi ku nyanja uyasamura isangamo umusoro wanjye n'uwawe. Mu by'ukuri igihe bari kumwe na Kristo, abigishwa be nta kibazo bari bafite, bari bafite ubuzima bwiza, babayeho mu buzima bumeze neza, ntacyo bibaza ubwabo. Ariko iki gihe babwiraga aya magambo abategura nk'umuntu ugiye kugenda batazaba bakiri kumwe nawe, kugira ngo bumve yuko nubwo bazaba batari kumwe nawe, nubwo bazaba bahuye n'akaga, nubwo bazaba bahuye n'ibibazo runaka, bashobora gukomeza kubaho, bashobora kumenya kugira aya mahoro yabanaga nabo bafite. Igihe babanaga nawe, ayo mahoro babaga bafite akabumvisha uburyo no mu bihe bizaba bikomeye aya mahoro agomba kuba akora mu buzima bwabo. Niyo mpamvu hanavuga mbasigiye amahoro, mbasigiye amahoro, abahaye amahoro muri rusange. Ariko yarangiza akavuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Yabahaye amahoro ye mu buzima bwacu. Iyo tuvuga ubu buryo bw'amahoro mu buzima bwacu, ntago ari amahoro yuko ari amahoro yo hejuru. Yavuze mbasigiye amahoro, ayo mahoro ni amahoro ya rusange. Ayo ngayo, ayo ni amahoro ya rusange isi yose ifite. Amahoro yuko abantu baramutse neza, bariye, baryamye, babonye ibyo bumva bakeneye,
ayo ni amahoro asanzwe y'abantu bose. Ariko Kristo aravuga mbasigiye amahoro yanjye. Amahoro ya Kristo ni amahoro yo mu ijuru, ni amahoro y'Imana. Niyo muri Yesaya batubwiraga azatuma ibyo dukora byose bisohozwa n'Uwiteka, kubera amahoro y'Uwiteka. Rero Kristo ayo magambo yavugaga abwira abigishwa be, uyu munsi nitwe tuyabwirwa. Nitwe tuyabwirwa kuko tuba turi mu buzima bwo kuri iyi si buhura n'ibibazo bitandukanye. Ariko icyo tuba dukeneye ni ukumva ko dufite aya mahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo atari amahoro y'isi, atari amahoro y'uko business igenda neza, atari amahoro y'uko umushahara wabonetse, atari amahoro y'uko akazi kabonetse, ahubwo ari amahoro ya Kristo, amahoro y'Imana. Ayo niyo mahoro. Niyo mpamvu no mu ndamutso nyinshi wumva abantu bifurizanya amahoro, mwifurizanya amahoro, mwifurizanya amahoro. Iyo uwifurije umuntu amahoro, ubu mwifurije aya mahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo abe murimo. N'aya mahoro turimo kuvuga aganze muri mwe muri uyu mwaka mu izina rya Kristo Yesu. Aganze hejuru y'ibibazo bitandukanye birimo Covid, birimo n'ibindi bintu byinshi tugenda duhura nabyo muri iyi si, ariko hejuru yabyo haba amahoro. Mwumve mufite ubutsinzi hejuru y'ikibazo icyo ari cyo cyose kubw'amahoro ya Kristo. Haleluya. Akavuga ngo icyakora simba nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntiyagarare kandi ntitinye. Haleluya. Niyo mpamvu twavugaga yuko inyigisho twayihaye umutwe uvuga ngo reka guhangayika, reka kubaho uhangayitse. Nuko Kristo atugarantisa ubu buzima bwo kudahangayika. Kavuga ntago mbaho nk'uko isi itanga. Isi uko itanga nuko nguko twavugaga. Isi ishobora kuguha ukabona ubonye umushahara, ariko umushahara ntube ushobora kurangiza byose. Hakaba harimo ibindi bibazo bindi, hakaba harimo ibindi bikugoye, hakaba harimo ibindi bitarimo gukunda, izindi bezwe zigiye zitandukanye zitari buze guhazwa n'uyu mushahara. Bigatuma umutima w'umuntu ukomeza guhagarara no guhangayika. Kandi uyu mutima uhangayitse uhagaze, twabivuze, nta kintu wakora, nta kintu wageraho. Igihe cyose ufite umutima uhagaze, ufite umutima uhangayitse, nta kintu wakora ngo kigerweho. Niyo mpamvu ikintu cyitwa amahoro Imana icyubaha cyane, kuko amahoro ni ikintu gikomeye. No mu buryo busanzwe bw'isi, ahantu hatari amahoro murabizi ko nta buzima buba buhari. Ahantu hatari amahoro nta buzima buba buhari. Ariko hari amahoro asanzwe twavugaga y'isi, ariko hari amahoro noneho arenza ayo mahoro y'isi, ariyo mahoro ya Kristo, ariyo mahoro y'Imana. Imana ivuga ku buzima bwacu. Rero wumve ugomba gutekereza aya mahoro kandi uyaharanire. Bibiliya yanavuga ngo amahoro uyakurikire, uyashyikire. Nuvuga ko amahoro arashakishwa, amahoro arashakishwa, arahigwa. Amahoro aba agomba guhigwa. Nuvuga ko niba hariho aya mahoro ya Kristo duhabwa na Kristo, ijambo ry'Imana rikaba riyatugarantisa. N'umutwe wa mbere, umurongo wa mbere w'iki gice turimo, Yesu Kristo aravuga nimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Ni ikintu gikomeye cyane Imana yitaho, kuba umuntu ashobora guhagarika umutima. Guhagaritsa umutima hari ibintu byinshi utageraho. Hari n'ubuzima bwawe buba buri mu kaga. Byonyine za pressure niho zivukira, n'ibindi bintu bitandukanye byose byangiza ubuzima bwacu niho bitangirira, kubera yuko umuntu umutima we urahagaze, umutima we ntutuje, umutima we ntumuturijemo. Niyo mpamvu Dawidi we yabwiraga umutima we akawubwira ati, mutima wanjye niki gitumye umagazemo, niki kiguteye kumagararamo, niki kiguteye ubwoba. Wizere Imana, wizere wizere Imana, wizere n'abagaragu bayo b'abahanuzi nk'uko ejo twavugaga, wizere na Kristo umwana wayo, kubera yuko amahoro Imana itanga azana ubuzima muri twebwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero uko tuyavuga uyakire nawe, uko tuyavuga uyaharanire nawe, wumve uyashaka mu buzima bwawe, kugira ngo nawe ashobore kuganza muri wowe, ashobore kugwira muri wowe, kubera ko nta kindi kintu na kimwe cyagushoboza mwene data, nta kindi kintu na kimwe cyakubeshaho
uramutse ubaye mu buzima bwo guhangayika, bwo guhagarika umutima. N'ubu ngubu usanga hari abantu benshi usanga bafite ubwoba yuko bashobora kwandura, kandi ugasanga ubwo bwoba nta nubwo bunamutera no gutinya no kwirinda, kuko nicyo cyaba ari na kizima cyiza. Nibura unahagaritse umutima bigatuma ushobora no kwirinda. Ariko kenshi abantu benshi bahagarika umutima kandi ntibanirinde. Ariko ni byiza yuko umutima wawe utahagarara, ukareka guhangayika, ukizera Imana. N'ubu buryo bwo kubaho mu buzima bwo gutinya ubwandu, ni byiza yuko wakomeza kwirinda, ariko ntibibe ikintu kiguhahamuye ngo uhahamuke uhora uvuga yuko uhora utinya yuko uzandura. Kuko n'ubwo buryo nabwo ni ikibazo. Iyo uhora uhangayitse uvuga iki kintu iki n'iki kizangiraho, ikintu iki n'iki gishobora kunyica, amaherezo kizakwica, kubera yuko ufite ubwoba bwacyo, nta mahoro ufite hejuru yacyo. Yobu niko yavuze. Yobu yaravuze ngo icyo natinyaga cyangezeho. Yobu icyo yatinyaga cyamugezeho. Ni uburyo ajya agatinya yuko abana be baba bacumuye ku Uwiteka, agahora ngo atanga ibitambo agira gute kugira ngo bagaragare neza imbere y'Imana. Ibyo nibyo yatinyaga, ariko byaranze bimugeraho. Rero ubeho mu buzima budafite ubwoba, ubeho mu buzima budahangayitse, wirinde, ni byiza, ariko ubeho no mu buzima budakutse umutima ngo iki cyorezo gishobora kumpitana, iki cyorezo gishobora kunyica. Ubeho mu buzima bufite amahoro ya Kristo, utuze. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Reka dusome Abakolosayi, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ibice byaho 3, dusome ku murongo wa 15. Ndimo kuvuga ikintu cy'amahoro, kugira ngo amahoro aganze mu mitima yanyu, mureke kubaho ubuzima buhangayitse, bwibaza ngo ejo bizagenda gute, bwibaza ngo ejo bimeze gute. Ubu n'ubu iyo ureba kuri za social media, uko izo mbuga zitandukanye, ubusanga hari amakuru menshi agiye atandukanye. Haba hari amakuru y'intambara, haba hari amakuru menshi anyuranye, ariko yose azana guhagarika umutima. Haba hari amakuru avuga ngo isi igiye kurangira. Ibyo ngibyo nigeze kubivuga mu minsi yashize. Isi kurangira ko izarangira, ibyo turabyemeranya neza mu ijambo ry'Imana. Umunsi w'imperuka uzagera, ariko Bibiliya iravuga, Kristo aravuga iby'umunsi w'imperuka ntabwo ari ibyanyu. Turi mu bihe by'imperuka, d'accord, ibyo twese turabyemeranya. Ariko iby'umunsi, ibyo Yesu yaravuze ngo ni ibya Data wenyine. Wowe basefu, ugira amahoro ya Kristo muri wowe, wizera Imana, wizera na Kristo umwana wayo. Niba igihe cyo kurangira ku isi kigeze, Kristo akaza gutwara itorero, wizere kugenda muri abo ngabo, wizere kugenda muri abo ngabo, kuko Kristo nicyo mu byatumye Kristo amena amaraso, harimo ibyo ngibyo byo kugira ngo ducungurire umwami Imana. Ntabwo byari kugira ngo dupfire muri iyi si, ntabwo byari kugira ngo tuzarimburanwe n'umwanzi. Oya, yatanze amaraso yo kugira ngo tuzashobore kubana nawe mu ijuru, mu bwami bwo mu ijuru, mu mahoro adashira. Niyo mpamvu tugarantisa n'amahoro muri iyi si. Haleluya. Mu bice 17 bya Yohana ajya kugenda, yaravuze ngo ndabasengera, kandi Data singusaba ngo wakure muri iyi si, ariko ndagusaba ngo barindire muri iyi si. Dufite uburinzi muri iyi si, dufite uburinzi bw'Imana muri iyi si. Nubwo haba hari icyorezo kimeze gute, kirenze n'icyo turimo kureba uyu munsi, nubwo haba akaga karenze nako tubona muri ibi bihe, tukwiye kuba twizera uburinzi bw'Imana. Tukwiye kuba twizera uburinzi bw'Imana Yesu Kristo aduhesha, kuko ngo ari iruhande rwa Data, ahora dusabira. Ntabwo turabo gupfa gutyo gusa ngo dupfane n'umwanzi, turimburanwe n'umwanzi. Rero nubwo umunsi w'imperuka wagera, izera Imana. Ibi ngibi mbitekereza ku bantu batazi Kristo, niho hari ikibazo. Kuba dukurikira mutazi, mudafite Kristo, mutizera Kristo w'umwami, mutamuhaye ubugingo bwanyu, niho hari ikibazo. Kuko igihe cyo gutwarwa kw'itorero, igihe cyo gutwarwa kw'abantu b'Imana, Yesu Kristo nagaruka, icyo ngicyo kizaba kireba babandi bamwemeye, babandi bamwizeye.
aho niho nagira ubwoba, aho niho nagira ubwoba honyine. Ariko niba Kristo naramwakira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye, nabuze numva kare no kuri social media ibyo ngibyo nababwiraga, hari uwavuze ngo Imana yaramubwiye ngo dukore ngo amasengesho ngo y'iminsi 2 ngo kugira ngo twezwe ngo twezwe. Rero nababwire, nago twezwa n'amasengesho, twejejwe n'amaraso ya Kristo. Iyo ari nta maraso amenetse, nago habaho kubabarirwa ibyaha, ntago habaho kwezwa, ntago habaho gutunganywa. Rero Kristo yamennye amaraso once for all, rimwe burundu, kugira ngo tube twejejwe. Ntago bidusaba kongera gukora amasengesho ngo yo kugira ngo twezwe. Oya, ntago twezwa n'amasengesho. Haleluya. Amasengesho afite undi mumaro wayo, ariko icyitwa kwezwa no gukurwaho urubanza rw'ibyaha, ibyo bikorwa n'amaraso gusa. Haleluya. Amasengesho ashobora gutuma utungana mu buryo bw'imyumvire, mu buryo bw'umwuka wawe, mu buryo bw'imikorere. Amasengesho afite ibindi byayo amaze bikomeye nabyo, ariko kuri icyo ngicyo icyo kwezwa, icyo bita kwezwa, icyo bita kwezwa atari amaraso, nta kindi gishobora kukweza. Haleluya. Reka dusome uwo murongo, ibice 3 umurongo 15. Mureke amahoro ya Kristo atwariye mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Haleluya. Undi murongo cyane ko uruvuga ngo mureke amahoro ya Kristo atwariye mu mitima yanyu. Ya mahoro Kristo yavuze, amahoro yanjye ndayabahaye. Reka ayo mahoro ari yatwarira mu mutima wawe, reka ayo mahoro ari yatwarira mu mutima wanjye, reka ayo mahoro ari yatwarira mu mitima yacu. Bibiliya iravuga ngo aya mahoro nayo twahawe kuba umubiri umwe. Turi umubiri umwe n'ayo mahoro, turi ubuzima bumwe n'ayo mahoro. Ayo mahoro ni pariti imwe mu bitugize. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo kandi mugire imitima ishima. Ntabwo ushobora kugira umutima ushima Imana udafite amahoro yo mu mutima. Ntabwo bibaho. Nta muntu washima Imana adafite amahoro yo mu mutima. Ntabwo bibaho. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Niyo bishobotse biba ari ukubeshya, biba ari ugutwikira, biba ari ukwishushanya, biba ari ukwiyoberanya. Ariko ikintu gituma umuntu mu mutima we yumva ashima Imana by'ukuri bivuye mu ndiba y'umutima, nuko huzuyemo amahoro y'Imana, nuko huzuyemo amahoro ya Kristo. Icyo nicyo tubasengera, icyo nicyo tubasabira muri uyu mwaka, kugira ngo amahoro ya Kristo agwire muri mwebwe. Kuko uko bigaragara nuko byumvikana mu isi yo mu mwuka, uyu mwaka abantu bari bushobore kuwuhagaramo no kuwubonamo ibyiza no kwakiramo ubuzima, nuko bari bushobore guhagarara muri ubu buryo bwo kwizera Imana. Kuko ibivugwa nibiba ni byinshi ku buzima bw'abantu b'Imana, ariko ubutsinzi bwizewe budashidikanywa burahari kuri babandi bahagaze bizeye amahoro y'Imana, amahoro ya Kristo. Rero ureke amahoro ya Kristo atware mu mutima wawe, kubera ko ni umugabane w'ubuzima bwawe, ni umugabane umwe mu mubiri wawe. Kuko atware mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, ayo mahoro twahamagariwe kuba umubiri umwe nayo. Haleluya. Hanyuma wumve mu mutima wawe hazamutsemo indirimbo zishimwe, wumve hazamutsemo ibyiringiro, wumve hazamutsemo kwizera yuko nejo bishoboka ko wabaho, yuko n'uyu mwaka uzarangira, ndetse n'uzaza uzasanga ugihari mu izina rya Yesu. Habemo kwizera no gushima Imana yuko nubwo n'uwo munsi uteye ubwoba abantu benshi bafitiye ubwoba, twebwe ntago uteye ubwoba kuri twebwe, kubera ko ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero, kubera ko tuzaba duhuye n'umwami wacu, tuzahura n'umwami wacu. Rero ntukwiye no guhangayika, ntukwiye no kugira ubwoba muri iki gihe uko cyaba kimeze kose. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero uku guhangayika icyo kuzana n'ubundi mu buzima bwacu, n'aya mahoro mu mutima akabura, ni igikorwa cy'umwanzi, ni igikorwa cya Satani. Abashaka kugira ngo ubure amahoro,
uhangayike, noneho ubwoba bwinjiye muri wowe usigare utwazwa igitugu n'ubwoba. Kandi Bibiliya avuga ngo ntabwo twaha umwuka w'ubwoba. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Reka dusome Yesaya 41. Aya magambo nababwiye y'ubuhanuzi yo mu gitabo cy'umuhanuzi, ujye uyumva nk'ubuhanuzi ku buzima bwawe, kandi umenye uburyo bwo kuyasengeramo, wumve ukomporeninga aya mahoro, wumve ushaka aya mahoro y'Imana ayo tuvuga, kubera yuko aya mahoro arahari kandi yarateganijwe ku bana b'Imana, kubizeye Imana, kubizeye Uwiteka, kubavutse ubwa kabiri, kuri babandi bemeye Kristo umwana w'Imana akabahesha kuba abana b'Imana. 41:10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Haleluya. Ntutinye mwene data, ntiwihebe, ntugire ikintu wumva gitumye ukuka umutima, ntugire ikintu gituma wumva uhagaritse umutima, ntugire ikintu gituma wumva umeze nk'umuntu udafite ibyiringiro, utizeye kubaho. Kubera iki? Kubera yuko Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Iyo kuri Noheli twavugaga, iyo Yesu Kristo atuvukiye, umwana yatuvukiye, azitwa Emmanuel. Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Iyo Kristo ari muri twe, tuba Imana iri kumwe natwe. Kandi Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande. Ayo magambo twigeze kuyavuga. Ariko ayo magambo agomba kuba mazima muri wowe. Ayo magambo agomba kuba mazima mu bitekerezo byawe. Agomba kuba mazima muri wowe, ukayibwira amanywa na nijoro, ukayatekereza uko bwije uko bukeye, ndetse ukayatuza akanwa kawe kugira ngo ashobore kunesha no gutsinda ibizengurutse ubuzima bwawe. Ibyo umwanzi avuga biteye ubwoba, ibyo byose twavugaga biteye ubwoba. Kandi uko wabaho mu buzima budahishuriwe, icyo wabitsindisha n'icyo wabinesheje aricyo gishingiye mu ijambo ry'Imana, byakwica, kubera yuko ubwoba ubwabwo burica, kandi ubwo bwoba buzanwa n'umwanzi. Imana uhumure, wizere Imana, ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe, ntukihebe kuko Imana ari yawe, izajya igukomeza, izajya igutabara, kandi izajya ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Wizere Imana, wizere Imana muri byose, mu byo ukora byose, wizere ko Imana izatuma bisohora. Wizere Imana ku bijyanye n'ubuzima, wizere ko Imana ikurinda, Imana ikakurengera. No kugeza uyu munsi nuko bimeze kose, ntabwo ari uko ushobora gusanga n'abantu bandura covid benshi, hari n'igihe usanga ari abantu birindaga cyane, wowe ugasanga nta nubwo unirinda, ariko uracyariho. Imana yacyakurinze, Imana yacyakugiriye ubuntu. Ntabwo nibyo byose tubivuga, ariko byose tugomba kuba tubikora mu buryo bwiza. Hari ubwo buryo bwo kwirinda ubushize twarabivuze, ubyubahe, ubyubahirize, hanyuma n'ijambo ry'Imana riri hejuru ya byose, uryumvire naryo uryubahirize. Wumva icyo rivuga ku buzima bwawe, wumva icyo rigambiriye ku buzima bwawe, aricyo utekereza, aricyo ushyira mu murongo, ari nacyo uganira. Abantu benshi bashimishwa no kuganira n'ibyo byose bibateye ubwoba, n'ibyo byose byangiza ibitekerezo, byangiza spirit yabo, byangiza ubuzima bwanyu. Ntimushake kuganira n'abantu, n'abakozi b'Imana bavuga amagambo y'Imana, bavuga amagambo y'ihumure, bavuga amagambo akomeza yubaka ubuzima bwacu, atuma tutanyeganyega, azana ibyiringiro, azana ubutsinzi muri twebwe. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Rero ubwoba no gushidikanya no kwiganyira ubyirinde, kubera yuko ntago biva ku Mana, ntago biva ku Mana. Amagambo yose y'iterabwoba wumva, aya abantu bamwe bavuga, ndetse ujya wumva hari n'abakozi b'Imana bayavuga, bakirwa bavuga biracitse, murarimbutse, murarangiye, murashize. Ayo magambo ntagakomoka ku Mwami Imana, ayo magambo n'ay'umwanzi y'iterabwoba. Haleluya. Kadusome urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2, igice cya 1 umurongo wa 7. Uravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba,
ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Haleluya. Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba. Imana ntabwo yadushyizemo umwuka w'ubwoba, yadushyizemo umwuka w'imbaraga n'urukundo ndetse no kwirinda. Haleluya. Ntangara nkibaza n'abantu kenshi baba bavuga amagambo y'urucantege, amagambo akura umutima, amagambo amaramo abantu kwizera, amagambo akuramo abantu gushikama no guhagarara no gukomera. Bari bazantu bayakura kandi bakavuga ngo bayabwiwe n'Imana. Haleluya. Kandi Imana ubwayo ikavuga ntabwo Imana yaduhaye umwuka w'ubwoba, ntabwo Imana yaduhaye umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga. Uyu mwuka w'imbaraga niwo Bibiliya ikomeza ikavuga umwuka udutakisha ngo Abba Data. Uwo mwuka utwibutsa gutabaza Uwiteka, umwuka utari umwuka w'ubwoba. Kuko iyo umwuka w'ubwoba waje, no gusenga ntibishoboka, no kubwira Imana ntibishoboka. Umuntu asigara ayobewe icyo gukora, ayobewe icyo yavuga n'icyo yakora. Ariko iyo uyu mwuka w'Imana ari wo mwuka Yesu Kristo avuga ngo atazadusiga nk'imfubyi, azatwereza umufasha, ari we mwuka wera. Mwuka wera ari muri twe, acumbitse muri twe, akorera muri twe. Ntabwo ari umwuka w'ubwoba, ni umwuka w'imbaraga utuma twirinda, akanasuka urukundo mu buzima bwacu, bigatuma tunagira n'iyi badeni yo gushobora kubwira abantu ubutumwa bwiza bubasubizamo imbaraga, bubakomeza. Haleluya. Ubutumwa bwiza bukomeza abantu, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butuma umuntu ava mu cyari kimuremereye, umuntu ava mu cyari kimutwikiriye, akumva ubutumwa bwiza, agakanguka, akava akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe, akamenya ko Imana imukunda, akamenya ko Imana imufitiye imigambi myiza. Ntabwo ari umwuka udushyira mu bubata, udushyira mu bwoba, twumvisha ngo noneho birarangiye ibyacu, ngo noneho birarangiye ibyacu. Mbabwire, Imana ntabwo yananiwe kuturangiza. Imana ntabwo yananiwe kuba yakora ibyo abantu bavuga, n'iby'abantu nyine, ariko ntabwo ari iby'Imana ivuga. Imana ikivuga no kutugirira neza, ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Yatanze umwana wa Yesu Kristo kubw'ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, kugira ngo dutunganyirizwe imbere yayo, kugira ngo tubashe kugirirwa neza nayo, kugira ngo umujinya wayo ukurweho ku buzima bwacu. Haleluya. Ubwo nibwo butumwa bwiza, iyo niyo nkuru nziza, niyo tubabwira, niyo tubagezaho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero mwene data, ikikuzanamo ubwoba cyose umenye ko ari cy'umwanzi, ntabwo ari kivuye ku Mana, kuko Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba. Haleluya. Kristo Yesu ashimwe cyane. Kandi mukomeze kumva aya magambo agwira mu buzima bwanyu, aganza mu buzima bwanyu, akore mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu, kugira ngo mudatsindwa n'uburiganya bw'umwanzi no gukora k'umwanzi. Turabizi neza muri ibi bihe, ni ibihe nyine umwanzi anakoramo cyane, ariko ni n'ibihe Imana ikoramo cyane, ni n'ibihe Imana ishaka ko dukoramo cyane, tukavuga ubutumwa bwiza bushobora gutuma abantu bumva yuko hari inkuge, hari aho bahungiye, hari aho batabarirwa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. N'igihe Imana yavugaga iby'umwuzure mu gihe cya Nowa, ivuga ibyo kurimbura abantu kubera kutayumvira, yashyizeho uburyo, yazanye ubutumwa bwiza muri Nowa. Nowa abwira abantu ubutumwa bwiza, aravuga muze mu nkuge, muze muhunge umwuzure ugiye kuzaba. N'ubu butumwa bwiza nibwo tuvuga muri iki gihe. Wowe kurikira Kristo, ganduka wumve icyo umwuka abwira itorero. Wumve icyo umwuka abwira itorero, cyitwa kugandukira Kristo no kumwizera no kumwiyegurira. Ibindi ubyihorere, ibindi ni iby'Imana. Imana ibirimo, irabizi neza, izi uko izabigenza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome Zaburi ya 56. Zaburi ya 56, dusome kuva ku murongo waho wa 3. Iyi ni Zaburi ya Dawidi.
Dawidi aravuga abanzi banjye biriza umunsi bashaka kumira kuko abandwananya agasuzuguro ari benshi. Uko ninya kose nzakwiringira. Haleluya. Imana izama gushima izina ryayo. Imana niyo niringiye, sinzatinya abantu babasha kuntwara iki. Haleluya. Mwene data, uyu yari Dawidi yabaga avuga ahuye n'ibibazo bikomeye bamuhiga, Sawuli amuhiga ashaka kumwica, ariko akikomeza ku Mana akavuga abanzi banjye barampiga, abanzi banjye barampiga. Ubu buryo tuba tuvuga ngo abanzi banjye barampiga, nibwo buryo umwanzi Satani yirirwa ngo ahiga, yirirwa ashakisha abo abaconshomere, yirirwa ashakisha abo yakwica. Ariko mubo yica ntago urimo mu izina rya Yesu. Mubo yiba muri uyu mwaka nturimo mu izina rya Yesu. Mubo yica ntago urimo muri uyu mwaka. Muri bo arimbura ntago urimo. Kubera iki? Kubera ko Kristo yaraje kugira ngo ubone ubuzima, kandi ubuzima bwinshi. Haleluya. Niyo mpamvu avuga ngo ku murongo wa 4 akavuga ngo uko ninya kose nzakwiringira. Nubwo haba hajemo gutinya nk'umuntu, kubera ko hari igihe kwizera k'umuntu kuba kudashikamye, akaba yumva afitemo n'ubwoba, ukaba wumva utinya. Ariko nubwo waba uri umuntu utinya, wumve wiringiye Imana. No muri ubwo bwoba ufite, wumve wiringiye Imana. We kuba mu bwoba gusa budafite icyo wishingikirijeho. Haleluya. Wumve wiringiye Imana, wumve wizeye Imana, wumve wiringiye Imana n'umwana wayo Yesu Kristo, kubera yuko ntago yamutanzeho igitambo kugira ngo tubabarirwe ibyaha gusa gutyo birangire. Oya, hari umugambi ukomeye wo kutwicazanya nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ntago turi abantu bo gupfa gutyo gusa. Haleluya. Ntago turi abantu bo gupfa gutyo gusa. Reka tugane ku musozo. Tugana ku musozo, reka dusome iki gitabo cya Yosuwa igice cyaho cya mbere. Dusome ku murongo w'9. Haravuga ngo mbese sijye ubigutegetse, nuko komera ushikame, nutinye kandi nuko ku mutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Aya magambo nanjye ndasubiramo nk'umukozi w'Imana, nyatura ku buzima bwanyu no ku buzima bwanjye. Ndavuga ngo muri uyu mwaka, mu byo ukora byose, ntutinye, ushikame ukomere. Ushikame ukomere, ntutinye kandi nukuka umutima. Niwemere ikintu cyose kigukura umutima, niwemere ikintu cyose kigutera ubwoba. Ibyo ngibyo twavugaga, izo message, ayo ma video n'ibindi bintu bitandukanye byose bigutera ubwoba, ibyo wibyumva. Hari izindi video zifite ubutumwa bwiza, hari izindi video zivuga amakuru meza, zivuga inkuru nziza y'ubutumwa bwa Kristo. Uzitege amatwi, wiyubake mu buryo bwo mu mwuka, wiyubake mu buryo bw'ibitekerezo, wiyubake mu buryo bw'ijambo ry'Imana rikomeza umutima wawe. Amahoro ya Kristo agwire muri wowe, atwariye muri wowe, bitume udatinya, bitume nta kigutera ubwoba, nta guhagarika umutima, mu izina rya Yesu. Uko ndiko duhanura ku buzima bwanyu. Nimutinye, nimukuka umutima, mwizere Imana. Mwizere Imana. Imana yaguhaye kuba muri uyu mwaka kugeza wizere kusoza, kandi wizere kubonamo ibyo wifuza byose, wizere kubonamo amahoro, wizere kubonamo ibyo ukeneye byose n'urubyaro rwawe, wizere buri kintu cyose gitangwa n'Umwami Imana yuko uzakibona muri uyu mwaka, kubera ko n'umwaka wo kugira ngo Imana igaragaze kugira neza kwayo, igaragaze gukora kwayo, igaragaze imbabazi zayo, igaragaze ubuntu bwayo. Natwe icyo tuzakora mu kwa 12 tuzayishima, tuzayivuga ngo Mana warakoze kubana natwe, warakoze kutugirira neza. Haleluya. Ibyo ngibyo ari byo wibwira, ibyo ngibyo ari byo utekereza, ibyo ngibyo ari byo uvuga, bitewe nuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho wajya hose. Imana iri kumwe nawe aho wajya hose. Haleluya. Mutuze, mugume mu turere twanyu,
mureke gusimbuka hirya no hino mushaka kujya mu tundi turere. Tuza ugume mu karere kawe, tuza ugume aho Imana yaguhaye kuba, utuze uhagume. Tuze uhagume, ntabwo ari ibintu bimara igihe kirekire, ntabwo ari ibintu bizatinda. Ibi ntabwo ari ibintu tuzamaramo igihe. Uko byagenda kose bifite igihe cyabyo bigomba kurangira. Utuze, wizere Imana, wizere n'ubuyobozi nk'uko twabivugaga ubushize. Ukomeze kubaho mu buzima bushima Imana, bufite amahoro ya Kristo muri wowe. Turashoje. Uwiteka abaho umugisha, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abahe umutima ufite amahoro, Uwiteka agwize amahoro mu mitima yanyu, Uwiteka abane namwe, akora ibikomeye mu buzima bwanyu, abarengere, abarinde, amaraso ya Kristo abatwikire, abarinde icyorezo, abarinde inzara, abarinde imigambi yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mubone kujya neza kw'Imana, kandi namwe mubone uburyo muzamura amashimwe yo gushima umwami Imana no kuvuga ngo Uwiteka yatubereye Imana, natwe turishimye mu izina rya Yesu. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka, amahoro ya Kristo abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.